Asıl bildiğine göre Türkçe yani değil mi? Tekrar. Türkçe yani bana da koydu. Yajyana agasuzuguro ni gute umuntu wowe waramubonye agasuzuguro agira ndi ndakozanya ntamuvuge undi cyusa kuva yaza nta mahoro turagira mana sinzi ukuntu bizagenda cyuka yicarishwa hano ngaha rwana ufite agasuzuguro none uravuga akakwihorera izina niwe wicayeho uzazaturutse mwa bini biki uri kuri ntago uri kumva ibintu murakubwira ibintu cyo kiri ndebera nawe n'ubu uri kumva wagiye usubiza se bwanimwe mwa mama wora nyine abo nk'umuntu ubundi cyusa na Tony nibo babitera cyusa na Tony nibo babitera wacyana wagiye ure umuntu gutavuga nawe ukavuga iki cyana kimaze kumera inuza we umva tugomba kubyiga ukava hano ngaha vuba vuba iki ubwo sugiye kunywa amazi y'iki Nundi tujye tukajyana kuvoma umva ibintu ntago ari byo ubundi kuva yaza hano ngaha nta mahoro ndagira ugomba gushaka ahantu ho kuba abakuzanye ukabibabwira neza ukareka kwirirwa uzengereza ahantu hano ngaha umvisha aranywa ikisi wowe ntabwo ari kuvugana nawe mbona ngo arafata ikirahure cy'amazi ikirahure uzaho cyaturutse cyane cyo gifite ubupeti shange ibintu bya hano byarancanze mwamuhaye amahoro ese habaye iki ndani inshuti yanjye kandi no kwa nimwe hasi ese biratureba mujye bamuha amahoro ushaka wari kuntera iseseme mbega icyaha ubwo si ubwo nkawe kuvuga ibiki undi wewe ubundi ko bazana twamutora inshuti yanjye kandi kwa nimwe hasi reba yo kugiye kumwitobara mujye bamuha amahoro atabuka tugira mu mbese amahoro ni nda yamwima ako se mwaje bamuha amahoro ako sha ibintu mwigize situbishaka pe icyo ngicyo ako jya ubimbonera biriya bintu ibigori bimwe bibi none se ubu ngubu uri kubona turafata uyu mwanzuro umva umwanzuro ni ukubwira uwamuzanye bakajyana niba adashaka ko agenda wenyine ikintu byakoze yewe kuko bitagufashe oh my god nimumbwire ko Ethan na Miri bongeye bya bintu byabo ntabwo wowe urabizi ahubwo wowe wicaye mu test what's wrong Swe jamana ya ahubwo mba bateri story ejo bundi ku ishuri nabonye ubutipe yakuye mu t-shirt agiye gukina bako dore tuje Yesu dore bo uzi ko namurebye amaso yanjye ngakomeza nkareba umva cyakoze u Rwanda rurimo abahungu Yesu mbega umusore none umva namurebye ndavuga ati umuntu sinataha nta nimero y'injyanye reka umva ari uburinjije cyane rwose reka sasero ko numvisha ngo nakindi ntibagitereta ahubwo uyu munsi yinako numvisha ngo abasore mu kintu kiba cyumva ndakubwira se sibyo none nyine reka nkubwire kumva byibura abasaza nibo bafite amafaranga ariko uko biri kose abahungu b'iki gihe ugomba kugatereta urumva nyine ukakiyakira nimero keza uzajya mu bantu ukerekana muri proud yako mayi nabindi nyine ni mwarasaze n'ukuri akana gukundana biraho gusa amafaranga niyo mushaka ego cyo gifite tuza aho ngaho rwose Yesu gabi ahubwo iki se Brani Higo mbonye ibyumbaza nawe uriya yacitse amazi imbere yanjye
byagenze gute se kamera ese mwamusha amazi kubera iki ariko yewe ese oya umva twigane ibindi byo tubyihorere yego simukunda oya nibyo byabazanye hano ngaha mumbwire kuntu nyine mwari mumeze mero jewe oya ubase mbwira nje muhamagarure mubwira nzane amazi yo kuna yaza umva munsi y'ibirenge bro namuroze kareka umva enje mujye mugira ibintu bibagenza waruje kunsura ngo tuganire ibyo bya Brian byakureba natwe ntabwo tumukunda ariko nyine ujye umwubaha kuko ari umuntu w'umusore ku musore se byo bivuze iki hano ni iwabo hamagara kuzanira amazi oya hano ni iwabo ariko ntukiyemera ego ko mwami Brian ako managira agasuzuguro none ukajeginyo Brian ngwino hano ngaho oya urabasuza sawa hano ngaho murazira oya none se ni inshuti zanjye si inshuti zawe ndumva nshaka amazi nzana amazi mu nzu aho kuba ugenda utabishaka Skari ibyo Shaban simukunda ako semaya basi katwirengagize ko mutamukunda ako nawe ni umuntu nimukamufate kuriya hano waje kumuvugira cyabagiye ibintu byakuzanye kora kandi gashya kugira ngo tubone ko wakibaza impamvu wumva yamuvugiye cyane kora kandi gashya nyine tubirebe iyo mpamvu turayimenya sibyo kora kandi gashya njye nibyo nshaka urumva ushaka kubona ko ntacyo amaze muri uru rugo okay ko yatindanye se ariko Robin umuntu zashize umuntu zashize mu gicu mwe kuzanya amazi y'ibice ako mwagiye mu miri nawe urafaduje iki ntimwashaka kandi gashya ureba ukundi uri mwana mugihe namva imbere hubwo agende ako nawe hari amamukabije muziko ari umuntu isaba kabije icyo dukabyise nibyo nibyo pe sinzi impamvu numva wamugiriye impuhwe cyane nk'ari umwana we asa abantu muziranye nyine numva hari abantu muziranye ko kumuvugira kuriya wajya yaramukunze umva ibyo bintu tubyihorere ndashaka ko bituvamo twese tugasa nk'abantu babyirengagiza ahubwo ikintu nashakaga urumva ndashaka ko niza kuri telefone yawe niba ufite amayinite nta muntu ashaka kubipa dufitanye gahunda kibazo ko twari tugiye niza nyine ndamubipa mpite nyibwereza ntabwo ndi bukene nta kibazo uraduherekeje ugende uvuga okay ngayine umva ndakuruza Yesu we amayinite yo guhamagara ndetse umva ahubwo duherekeze ahubwo mbwira duherekeze ubwo nyine tuzagaruka nyine ubwako nyine ndabibonye ko ari telefone okay nta kibazo ntacyo kuko mbe nyihoreye murakoze kuza mvuzwe narenze ko mbe ako mujye mwirengagiza nyine bamuboneye aha nukomeza gufata Brian kuriya ntabwo njye nawe ntabwo mukunda ariko nawe jya oya hoshi mujye mureka data waratomboye sawa mumubwire azafunge nta kibazo shamana hano batugenderera aya masaha baza no kureba ibintu bitabareba ase Brian Ethan na Mira baracyagufata nkuko bagufataga ikosa wamugaye sha bro nta cyahindutse mwana ubu ushobora no kubona Mira nk'uba ahise asohoka mani wowe ibintu mw'iki gitondo nkoreye ntabwo bizi ntabwo mama kabisa se kandi narambiye ku bantu nyine nuko imba mvuga ntahanyutse ntajya n'abacyusa bagakomeza nyine kugenda bambuza nyine kugenda ubundi nakabaye naragiye kera nyine nubwo nazaho kujya ngo ni bro ntabwo kigali ari ahantu ho kwisukira ngo uragiye for no reason kwicara ukabipanga ugashaka akazi kazima apana biriya bintu ukora ejo bigahagarara bikagenda bitema uri kuba umugabo ejo n'ejo bundi nawe uzava hano ubaye umugabo uba wanashinga famiye yawe sibyo ntabwo kuva aha ngaha ariyo final decision njyade wowe ibintu uvuga ntabwo bizi ariko nanone ntabwo wowe nyine kuba uri kumubwira ngo ufate umwanzuro wo kuguma aha ngaha nabwo si sawa nta kuntu waba ubaye ahantu nabi uhabaye nabi uvuge ngo
nyine abantu bagufata nabi ntibakwishimira urahava ukagenda mani. Nshimye ko uvuze gutyo ngo urahava ukagenda. Umwana ntakirengera abyira ntakivugira agira aravangagiye i Kigali reba ukuntu ubayeho wowe ubwawe itekerezeho ntugire iyo uba hazima ntugire umuntu wagusura ahantu uba ntugire iki urumva ari bwo buzima ushaka ko nawe abamo man nowadays ibintu byarakomeye nimera tuze akandamiza ariko nyine agira umutima wo kwihangana kandi Imana isenga nicyo cya mbere ari ukwihangana kurenza imyaka 10 se mbanye nabo nyine kabisa umuko wihanganiye imyaka 10 ubu ngubu ntabwo ari bugiye gutsindwa cyane bigeze muri Bible haranditse uzikara ibintu ariko yankoreye yari kumwe n'inshuti ze ndabyumva man ibintu reba nyine kwifata umuntu nkanjye kibura uzi ko turi mu myaka imwe kifata kamena amazi kandi imagine iyo shusho se niki gituma bo imbere y'abakobwa babiri b'inshuti ze ashaka kwereka ko nyine nta kintu bize mu rugo kenite nyine yumenya azanansura mu nzu bacu sabadari ko iyo nafite cyusa cyangwa mfite tone nta kindi kiba gisigaye nyine nirirwa notezwe nta kintu nabikora nzi ko hano mba atari mu rugo nyine cumbitse nabigenda ubu wowe banogesha ibyo ubamize igihe rero ibintu bwa ntabwo bize mwana ugiye kubivuga bwakira mu gace nibyo nakubwiraga rero umuntu amaze hano imyaka igera mu 10 abayeho ubuzima butari bwiza igisubizo njye naba ni uko yafata umwanzuro akavuga ati mfashe umwanya njye mvuye muri uru rugo ngiye gushaka uburyo mbaho kuko ndabizi neza nta handi hantu waba urumva hameze neza se bwo kuki mubangamira abantu uranzi uri ikirara kari ubundi ntabwo wanyana n'iki cyana ngo uzabe muzima reba ibijyanye by'amadede by'ibicucu by'ibisyazi se mani kandi ndaje ndahamagara ku murenge mu kanya hazaza abatwara ubundi imyenda yasize wayimisha mani nayimisha bosi wacu ubu inshuti zanjye nta n'ubwaje abantu banuzana mu rugo ureka ngeze bitenda ndi kukubaza tu bibanje muzikari none se wabanje ukanyumva none se kuki wabuzinga no mujene mani mupfiki iki ku buryo nyine buri gihe nyine niba ikibazo ndavuga ko dukwiye dupfa bra urabona ko umusheminga mu baro se bishye urangije mind my business uyu ni umushiti wanjye bro gute ubundi mwabizinga gutya bro ntabwo bikureba ni ikintu kandi gukomezanya n'umushiti wawe nanjye ndashaka twikomereze afite fe iki cyane kukibwira ko ukumva simvukana nawe situziranye mana ugira kwihangana bro ni mu rugo kari ugira kwihangana njye bosi wacu turakubashye n'ibyubahiro byawe ahubwo se babazaniye mu kigega harimo amazi bazaniye ku mazi bamukari ukumva bafite n'ibigambo ako ni umuntu ugiye azasubira reba cya cyane kiri kugeza ako mwana ubundi ni muzima bro kuva ryabisigaye bijya mbere yacu ibyo niba byayesenye nise mwatetse ryari ntibahesheje njya kwa Rwanda kuri giki n'utumense niho usigaye bijya mbere y'abantu bahano bose ntabwo ni ikigo y'imari sirema umuntu y'ikigo wowe ugomba kukumira uri kumva ukabanza ukarya ukanyuma ubundi ufite imyaka ingahe mwana icyo ufite ubu njyewe buriya biba byancanze ese wiko mu rutabye bararwaye ese ni abantu abasore turi aho uri bane ku buryo uvuga ngo abantu hano ngaha hari isuku hari rebera arabigaruye mwana rebera arabigaruye ntiyumva so ugira ngo arumva uzi igihe twari tumubwira ese undi agarukiye mu bakanga kazi nta n'ubwanyu bera kandi
nuko bayigiye Ese nge turabivuga iki? we ubwo muri mu biki Gibi cyo uje naho bisigaye bigeze rebera mwene musigaye musana n'umuntu uri ku meza mugafata amazi mukamena mu biryo bise ni ibike biryo ibi ni ibyo ase mwazajya mwubaha Gibi tubaye shani byo mvuga amazi Gandebe ibi bintu utubihanagura nataburanye ako je mba mubwira n'abana mureke mbabwire ibi ni ibiki muri gukora ndashonje twagira ngo umuntu mwanyu yewe ndashonje ntihamagara mu mubwe ko nshonje yohereza amafaranga niriye ubu ntabwo ngo yakuruta nta n'ubwo namubwira ko akuruta ntabwo bindeba gusa iyi ngiyi ubu umuntu buriye koko kuba umuntu ari kurya mukaza mukamenamo amazi mu biryo ariko byari bikwiye sinaho ndumva umuntu nini iyo mico ntabwo ari myiza muzahinduke wanakagombye no kumwubera byibura kubona nakuruta ntabwo akugombye gufata ibiryo usanga umuntu ari kumeza gutya ngo umenemo amazi ariko byari bikwiye harya bino ni ibiryo bye ntabwo rero wabonaga ari ibiryo aho usigaye unywa n'itabi si gusa nimba usigaye ubona ko n'ibingibi atari n'ibiryo wowe umuntu ntabwo ari ibiryo pe reka mbigiye kurya ako muganga umwana ajya amenya ko ntabwo arya narajya mugire ubumuntu ariko ntabwo arya mugire ubumuntu sibyo uyu ni umuntu atwigendera byabivuze bite se ibintu byose wakoze si uboneye mu maso yawe se nakubwiye kijya wihangana bari abana wagira ngo barimo abadayimoni pe nanjye ubwanjye mukuru wawe nababwira ntabwo bajya banyumva sibyo kandi kwihangana niko kunesha abana bageze ari ukuzamura ukarovamo se ukajya hehe ese ntabigumamo n'ibintu muracamo uyu munsi uburyo bikazagenda ukora ese bwakamubwira nitaye ko nanjye hano iwacu sibyo nanjye simvukana gusa n'ukuntu bambwira ese nanjye nzavamo n'urugo ngende mbwira mbere icyiza ni uko wakihangana kandi kwihangana niko kunesha hari ukuntu atihangana imyaka yose tumaranye uzi ukuntu wafata undi ngo bazahinduka ariko byaranze ariko igihe wihangana nicyo kinini hari ikosa n'abakoze ntaryo aho kwihangana umara igihe kinini rero ntabwo ngo aribwo wabiva ukumva ko bise byanga wagumye ukanagerageza igihe umuntu kwihangana bigira ibimetero cyo nanjye mbabazwa n'ibyo gukora ko nafite ikintu nabikoraho aho gusenda nabibwiye ababyeyi nk'uko nanjye nsanga bari gukora bino bintu nk'ibi nabo hari umunsi bazaza bakabyibona kuko nanjye ntabwo bazi ko ndaza nsanga bari kubimukorera wagira batewe umuntu gusa umuntu ari kurya bakamenamo amazi nyine ndanazi icyo navuga njye ikintu nakubwira ku biciro ibintu byose unyumve nk'umuntu ukuruta kandi ukugira inama utakuraho sibyo nakubwira wowe ugira umutima ukomeye kandi wihangane kandi iyo urugamba ruri gukomera ruba ruri kurangira sibyo uri gukomera kabisa gikomera ubu ngubu nyine bo baba babona bameze neza bayoboye ariko nawe hazaza ntabwo bahazi ubu bari kumva aka kanya n'inyuma sibyo iyo wihangana se ndagushimira ukuntu wifata neza so ngomba kubona isize ikintu byabika niba ngomba kukumva cyane pe iyo wihangana mwana sibyo iyo wihangana kabisa wihangana ntacyo ndazakora kandi ndagushimira kuba ugifite imbaraga zo kugumya kwihangana inzira zarengera zazengurika kuko nyine birambuye ibintu basigaye bambara amaboko yandi bera sinzi ko nkubaha sinzi ko nagukunda ndabizi basi ujye wumva njye hamwe na kane bari ujye biba nibwo nabona mudashobokana nta mpamvu yo kurwana na bya gutwarana guca bugufi bihagije kuri we ahubwo sinzi impamvu batebona ko ububaha nawe kandi noneho uramuruta nta nubwo yaravuga ati basi reka nanamwubahe kuko anduta ikintu kimbabaza kurusha wowe ujye ukomera sibyo ndabigusabye nimba wumva kuko nk'uko umugengo uranyubaha ndagusabye ujye ubikora ku bwanjye ngiye kuryama kuko ndumva nta kintu ngiye kuryama uretse kubona bagukuraje kandi gukomera mwana sibyo erega abana we ni urwandiko
sawa uje kureba Mira yego yari mu nzajya kumera nta kibazo gusa Brian hari ikintu nshaka kukubaza kiyeso ubusanzwe Etani na Miri bagufata kuriya cyangwa bakagucisha kuriya uko wabibonye maranye imyaka nabo myinshi imyaka kandi wasanga utayirwana nabo ntabwo nkunda amakimbirane bisa nkaho wabimenyereye narabimenyereye nyine gake gake ntabwo biriya ari ibintu bipfa kumenyerwa Brian mbabariye nimba hari ikintu nigeze nkukora kikakubabaza cyangwa se amagambo nakubwiye atari meza icyo kivuye ntabwo nzi gusa ntabwo byabura yacu urimo urahinduka pe ahari mwana shamwe se nko mwamwanze gusa muri kuvugana ngo iki nyazo buryo tuvuga biteze ngiye yego komara ko watinze ntakuma karibu yego komara karibu ya Brian biteze shamani ni fresh wowe so bizi asha ni fresh kabisa biragaragara uri kubona nsa nk'umuntu nyine wishimye amaze no kubipogari hano ebyore wese uyobeye ibibazo ngiye maranye imyaka noneho mw'iyi minsi sha bro cyakoza uratose tu uko bikose hari ikintu cyahindutse gusa cyahindutse bose ni nk'iki ushaka kuvuga twumva biragaragara ejo se bite nagatanga ntabwo wari kugenda utamubuze pe ukuntu mbona bimeze se bimwe byiwe nyine sinzi ukuntu nk'iminsi byagenze ariko yarahindutse nyine tu iwe se sigaye baze ko asigaza kunganiriza na nuza atabizi na Mira sinzi nyine niba yaratangiye kunkunda wenda njye nkaba natanabizi sinzi nyine ukuntu mbere yari ameze nyine kumwe na za nshuti zindi za Mira byarahindutse sana ariko hari ukuntu njya mureba byo nkamwitegereza nkabona akantu k'urukundo byo ndajya mu rukundo n'ibi bibazo nibereyemo amaherezo aba yayo mwana ibibazo byo ntabwo bizareka kubaho bro ariko birakabaho mani bidahoraho ariko ibibazo bihoraho bro ujya umararika ibibazo se bigeraho bikarangira sha nawe ariko ukunda umwana wawe uburyo hashira umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu ikibazo akiri kimwe Mira na Ethan bro umwaka wa mbere uwa kabiri wa gatatu wa kane bro kugera ku mwaka wa 10 nyine ikibazo ari kimwe kumva ko njya kwigereka ikindi kibazo cy'inkunda bro ariko ntago siniyumvisha ko kuba wakunda umuntu cyaba ari ikindi kibazo gusa kandi wibuke ko bitaba ikibazo ni wibuke bro hari igihe nawe yagwa support runaka bro reka ibibazo ntago umuntu wese abyikemurira oya ibintu uvuga menya nyine buriya bajya bavuga umugani mu kinyarwanda ko utawusya nyine abwitume ndabizi niyo mpamvu nyine kuko utari muri situation nk'iyo ndimo ntabwo wapfa kunyumva neza 100% pe gusa bro inama nakugira surayize inama ngiye kukugira nini bandi ndimba umva nyine ushaka gukansoringa ibibazo bimwe na bimwe bigasa nkaho bigabanutse kanabyirengagiza kunda umuntu bro uhanagura ibibazo bimwe na bimwe mu mukondere mu myangaro bahora baneza Mira na Ethan iyi myangaro ariko irakiri karangira erega nawe babibona ariko myangaro itarashize mu gihe ababyeyi bacu batari bakagenda gukorera hanze sinzi ko yashira noneho nsigaranye nabo ubu icyusa na Tonyo nabo badari mu rugo bumva uti bameze nk'umupfu yiramya se bro ko ibintu bankorera ari we babikoreye menya wahita wiyara ko njima numva nyine naze pe gusa igihe cyari gitumye nyine bikuganga kuba nkikunda umuntu byibuze nuko yajya nagufasha akaguhumuriza rega buyikundana n'umuntu nagukunda ubizi neza ko noneho kamemo ari ugukunda cyane birafasha cyane hari n'ibyo azajya akwibagiza
ukumva ko nyine utari wenyine byibuze. Shana nyine nzagerageza ariko sinarabizi ko njya nkunda nyine sibyo kubona izo mpinduka nkeya ntabwo ibyo mbizi niba nkunda cyangwa atanankunda ariko uko biri kose bitewe n'uko nanjye mbibona kuko nanjye mbona hari ibintu byahindutse bituma nanjye nyine hari uko abamenya wenda wabona akiri ikibazo cy'igihe nyine ubwo Imana nibishaka izabikora nitanabishaka n'ubwo bizaguma bimeze uko n'ubundi nabirenze cyane no muri biriya havuga ko uko yabigennye ariko bizaba kandi uko yabitekereje ariko bizasohora katubihanga amaso bro cyane rero pe tumaze iminsi twaraburanye nibaza ese nabura kubura gute nyine nkubwira ibibazo mazemo iminsi nyine twari twaraburanye ariko nari navuze ko uyu munsi uko byagenda kose ngomba kuza kukureba nkamenya ukuntu umeze cyane niyo mpamvu rero nariciye hano kugaragarira amaso y'abantu ko babona ko meze neza nyine ko mu mutima nyine n'ubundi shaka uri hafi gushira nyine umurabwo nta kintu uzaba manje gusa nyine asante kuba wananikerejeho ukabuguteka ndo ndebe umujene wanjye ukuntu ameze ko nyine wumva ni ukumbona ku isura abundi sha indani biri kugenda byanga ntuzatungurwa no kumva wo kubona banyishe cyangwa naniyahuye kuko kuba mu buzima ni danje ntuziyahure mani ntuziyahure kuko ubuzima buba bugikomeje umunsi biranga ariko ejo bigakunda bro subize isa nanjye cyagiye uburyo nari merewe ariko ubu ngubu meze neza ewana nta kibazo na kimwe sante nyine tu bro reka nkurekere nanjye ncabayenge njye kureba uko bimeze ngasanga bamfungiranye gacese nta kibazo bro ntago kumerekeza biri ngombwa kabisa sante nabi mwana bro Sana se kugira bitewe n'abandi shabaga ne gutoza nacara maze nari kunyangana rero cyo kuko bitewe n'umukunzi wanjye bigatuma nkwanga kandi ntabwo ndi umuntu uteye ikote yewe ntabwo nkwanga dufite isuku sigaho se wowe ugahora hanze noneho namusubizaga byonyine wamusubizaga byonyine cyangwa usigaye nshimuka nabizi ntabwo nabikora hanyuma se ibyo utaje ngo aho ndara ntabwo hazi cyangwa aho mba ndi ntuhazi kumusubiza byonyine twaganiraga mwana muganira iki bisanzwe nyine se si umushyitsi wawe kunsuhuza icyo bitwaye hano gusubiza abantu usanzwe inshuti yawe wowe ndakwiyemera cyane ibigabo byo muri club mana biba bisa neza bifite amafaranga ego ko mwami umugabo uri hariya hari umugabo nabari Yesu mwami muzi hano ngaho babaruzi hano ngaho ni ibiki mbonye uriya Brian mbonye ninde Brian yego ese ubigenza gute ku buryo umuntu akubwira nabi nturakare rimwe na rimwe ntabwo nyabishobora ariko sinigeze nkubona urakaye ntabwo we wabimenye ushatse kuvuga hari ijoro ryari ryarasinga kubera amagambo yabo gusa cyane Brian ndakunda ngiye mbabarira ariko nsabye imbabazi kenshi gashoboka erega mba numva ntazikwiriye ko n'undi nta muntu w'intungane Brian rero
bamwe muri twe bakoze amakosa menshi. nanjye ndimo Oya we ntabwo uriwe kandi mba numva gusaba imbabazi ari ikintu cyangombwa kubera ko ntabwo umuntu mubi Yesu we shamana mva akakumiro karaga ego ko gitari usigaye uza hano ngaho utambwiye niyo mpamvu tumukoringaniye natwe itabe siko nshaka kubona ari kureba neza siko n'abagabo bacu uzabatwara cyane rwose nta mugabo n'umwe ujya ukatira bose ruguhera ruhande n'abacu bose none ugeze kuri Brian namwitabe twamukorinze 1 2 3 nagatunguwe nanjye reko mana we umva muze twigendere tumwihorere ugera nabyishimiye none inshuti zikurakariye twihorere wana hagiye ibintu bigutera usende nawe bazongera kuvugisha pe aha Bakuriye mu bintu winjira yose yego ari guhinduka cyane pe byo pe nibyo ni bigaragara kandi ibintu nabikunda niko hazashobokana ariko hari ikintu nshaka kubabwira tuguteze amatwi turumva ntekereza ko twese twibeshye kuri Brian njyewe Brian ntabwo mufatanye nka mbere kuko nabonye ko twamwishyiho cyane Brian ni umwana mwiza nabimenye nyenze gusa ntabwo nari kuza kumurenganya kandi mbizi ko situwasiyo arimo ari ibintu atiteye nta ruhare nyine yabigizemo rero ntabwo nari gukomeza kutizinga cyane kuko ntabwo bigaragaza uyu muntu nabonye ukuntu biramufata numva agahinda karanyishe ntekereza mbere y'inshuti yanjye ukuntu yakwitwara kuriya nubwo nakoze amakosa menshi imbere ariko ubwo ntabwo ariko bikimeze ndumvikana ni ukuri kandi icyiza ni uko ubona ko umuntu yakoze ikosa agakosora ibyo uriya mushiki wanjye ngo nimire ni mushiki wanjye ariko shagira igitsura gihe kimera n'ubwoba akanyamuruka pe ibaze naramuka we mwari inshuti mwakora ngo dutende twinshi cyane byumvishe ko wagiye ku rundi rugendo ku mwana mwiza gusa ni igikorwa cyiza wakoze kuko kumenya ko wakoze amakosa ugakosora nicyo kintu kiba kirenze reba njye mbere nta kibazo kuko nyine kwiyunganya nawe ntabwo byatinda gusa nyine ntabwo nakomeza kwiyunganya Brian ku bintu atatumye biba kubw'ubushake bwe ahubwo ejo nje kureba wenda namubuze reka ngende ubwo nzagaruka hari se wamwitegerejeho gato ko urabona umuntu ugiye ntabwo bitinda ariko gusa niba ufite ejo n'igihe n'ejo wagaruka nta kintu bitwaye gusa guhinduka ni igikorwa cyiza ukoze pe nicyo bitwara noneho ubu hari umuntu utangiye kubibona cyangwa gusa nanjye birantunguye kuba ahindutse kuri aka kanya reba nanjye amakosa nakoze imbere ndayicuza ntabwo ari nabyo uzaguhemukira umuntu hari igihe nawe naza akubitana nawe akaguhemukira ntabwo umuntu azi aho bwirageze nta kibazo nyine reka mbasezere ntawe ubwo biri ndaje gushaka ukuntu muvugisha igendere vuba wakoze Ntibyambwira se kandi n'igihe kibazo bite byawe sawa tu ariko se nicyo usigaye uvugana na Brian ntawe turiga n'inshuti yanjye ese sigaye ntera ubwoba pe
inshuti yanjye cyane rwose inshuti yanjye dusigaye mu bibaho byabayeho nsigaye nk'umwungura pe biriya narakwizeraga ntikinyizera habaye iki gusa nsigaye mbona ibintu ukundi kubera ko gufata Brian ntabwo ari kare niyo mpamvu twebwe twabaye inshuti utangiye kwinjira famiye yacu mbese ubwo najya ndebera ugakomeza ukawufata nabi kuriya ukumva ko amaherezo ariko twe ntabwo tumufata nabi njye ntabwo ari mwese wowe umufata nabi ariko umufata nabi kandi ntabwo nabishobora umva tuza amaze mubwira twe ukuntu tumufata urumva birahagije ni kuriya uri kumva ni kuriya umumeraho amazi ko wiboneye nese bira ko byarangiye ibyo mukorera udahari ajya bikubwira nanjye rero niba turi inshuti kandi ndumva ibyo bihagije nawe bisigaye bincanga pe nimba udashobora guhinduka nyine ngo umufate neza nk'umuntu nk'umuvandimwe wawe ndumva njye nawe rwose bitazakunda ubwo ari njyewe nawe urahitamo nde yewe ntibizoroha ko mbese Brian urakomeye ese sinzi gusa ariko nawe ntukajye ubemerera ko bagusenya shaba amaze kubikora ko nabaye umwana mwiza ariko n'ubundi usanzwe uri umwana mwiza nararuse nta kintu atabakoreye I know that gusa ntibigeze banywa ibyo ntabwo bari kubishobora ubaze ko mbizi ko wagerageje no kubakunda ariko bo bakakwereka urwango rukomeye cyane ariko nibyo bintu nyine mburira ubusobanuro bwabyo pe kubona mbana n'abantu imyaka isanga 10 nyine tuba mu nzu imwe ariko bataranyakira nk'umuvandimwe wawe kubabaye ni uko ibyo bihe byose nta kintu nshobora guhindura ako nta kibazo ntabwo byakagutera kirahari ni ikihe Brian hari ikintu nshaka kukubwira cyose kigeze umbwira ngo yose Brian ndagukunda iki kigeze umbwira iki gihe cyose tumaranye naratinyaga utinya okay ibyo ni byo bintu wakansubije gusa sinzi icyo navuga pe okay nta kibazo gusa nyine ibyo mbwiye biranshimishije mbese Imana ishimwe ko nanjye ndabutse umutwaro nari mfite kuguma nzi ko mukunda ntarigeze mbikubwira Brian, kunyuka kugiye mvuye mu nzu yanyu bro kubera iki se witonze kugenda witonze kugenda tuvugana kubera iki n'ibikapu n'ubugiye narambiye kubana Sebe muri gahunda mureta akagenda se kubera iki mushaka iki twabona muri kumubuza rero yego umureka ndeka
gusa n'ubundi bareke umwanzuro nawufashe ninakubuka bano bundi ikigo ngiye kwa Jede. Reba hano babaye. Kandi mugire ibihe byiza mu nzira. Naza bwari mwe nazajyamo abantu bakuru. Marishime Karagi. Ureka iyo muzajyamo abantu bakuru. Jed. What's wrong, bro? Ko duteranyije aha ngaha twicaye tuguteze amatwi. Jed. Brian ameze gute? Habaye iki? What's wrong? Brian singiye kumubona. What? Nyuma yo kuva aha ngaha ikintu cya Brian avuye aha ngaha yarasohotse aragenda. Ntiyari yahuye. Abakozi bayumvise oya. Nubwo Brian ndabizi ntabwo yabikora ibyo bintu. Nyuma yo kumushinagiza akenda gusohoka mu muryango wanyu yumvise ko nta hantu agiye. Ubuzima bwaramucanze ari yawe. Oya, ntabwo bibaho. Nuko tutakoze iki? Ugiye gushyira kwicuza ko yakirikana rwose. Barakije. None nzatoye. nuko nta cyiza cyane. Bisa nkaho Brian ndamukunze n'iki. Gusa twese twaratinze.